rero umusore nifuza nshaka umusore nyine uzi icyo ashaka uzi nyine ujya mu bintu azi icyo ashaka avuga ati iki kintu ngiye kugikora ejo bizagenda cyangwa kizagera hano nyine ufite purpose runaka apana wandi uzo nyine aje kuguherezaho cyangwa aje kuguteraho umwanya igihe umusore uzi icyo ashaka uzi gukora ufite mu mutwe mukuru mu mutwe nyine kurusha mu myaka kuko hari n'abakura ariko mu mutwe nta kintu kirimo njya nyine umusore ukuze mu mutwe utekereza wa musore nyine ufite inzozi si ejo hazaza uvuga ati uyu munsi niba nubatse fondasiyo ejo nzubaka igisenge nyine ufite ahantu ashaka kugera ko buriya hari ukuntu umuntu avuga ati wenda nshaka umusore w'umukire ariko umukire udafite mu mutwe arakena rero nyine nshaka umusore w'umukozi ufite mu mutwe ndetse nyine umusore wiyubaha utajagarara please kwiyubaha nimba uri umusore ufite abakobwa bagera muri 5 byitwa kugenda ubwa Clarissa ndagukunda Claudine ndagukunda mpaka hano ugasanga mbese muri make ushaka umusore udashurashura nyine utajarajara mu bakobwa wiyubaha uzi icyo ashaka uvuga ati uyu mukobwa ngiye kumudatinga Imana nibiduhera umugisha azanambera umugore ikindi nyine umusore muremure tari mugufi because umusore nsumba byaba ari ikibazo nyine ibindi byose ufite urukundo apana byandi bati n'umukobwa ni mwiza irari kazanywe n'irari nyine byamara ko nibyo ashaka akagenda umusore ntabwo mukeneye pe hari abakobwa benshi bakunze kuba bahura n'umuhungu akaba yamubwira ngo ndagukunda sibyo tumenyereye imvugo ngo bagarira yose ntabwo uzirizera cyangwa se ntabwo uzirizarumba sibyo umukobwa akaba ateretana n'abahungu bagera muri 5 ariko byibura afitemo umwe akunda cyangwa se yemera wowe icyo gihe ubifata gute cyangwa se like ubyumva gute kuba umuhungu yaza akakubwira ngo aragukunda yenda tuvuge umuntu akubonye hano ku Muranga Family TV ahise avuga ati Grace ndamukunze cyangwa se namukunze wakumva ko yahita gufatanya n'abandi basore n'abandi bakobwa bagera muri 4 cyangwa 3 kaba wa 4 cyangwa wa 5 iki gihe urobyumva gute ngiye kuri Saidanye uko navuze ati sinyeneye umuhungu nyine ujarajara cyangwa iki ura mu buzima agaciro nawe ugahabwa n'abandi wowe ubwawe urakiha abandi nabo bagakurikira nyine bakabona kuguhereza agaciro rero ndumva kugira umuhungu umwe 2 3 bangahe harabifata nk'ishema cyangwa nyine bakumva nyine wenda ni ibintu birenze ariko buri kwitesha agaciro maybe bishobora kutakugiraho ingaruka wenda kuko ntababizi ariko none byakugiraho ingaruka kandi bikakwangiriza ubuzima ndetse n'icyubahiro abandi bantu baguhereza muri society rero ntabwo ngewe nizerera nyine muri ibyo bintu byo kugira umuhungu umwe 2 3 nyine njye ntabwo mbyizereramo nyine ngomba kwiyubaha Grace cyaba mu rugo wabo cyangwa ari aracumbitse cyangwa se arakodesha Nemba mu rugo uba mu rugo ku myaka 20 yawe n'ibiri uba mu rugo ufite akazi muri iyi minsi ntabwo ngafite ariko muri iyi minsi nakazi mfite muri iyi minsi nakazi ufite yenda tuvuge nk'umuntu dukurikiye ahangaha yumvishe ibyifuzo by'umugabo wifuza cyangwa se inzozi z'umugabo wifuza aramutse avuze ati kuba Grace nakazi agira sinamwemera cyangwa se akaba yavuga ati Grace nubwo nakazi afite yaza tukabana tukazamushakira n'ibyo akora cyangwa se akazaba afite amafaranga tukaba twashinga business urabyumva gute nk'umugabo aje akavuga ati Grace kuba ngewe ntakazi afite nta cyanwaye nta kibazo namushakira n'ibyo akora urabyumva gute ni byiza nubwo waza kuva wenda nakazi mfite ntabwo yanyemera uyu munsi uwo muntu ureba ukamusuzugura
ejo ushobora kuzajya kumusaba service wandi wasuzugura ati uyu nta kintu yageraho nta kintu amaze ntabwo uzi life yanjye nta nubwo uzi intego zanjye. So rero nyine kubona akazi mfite ntabwo bivuze ko nabura icyo nkora cyangwa habuze ibyo gukora. Ndetse nyine kwa kundi urabizi hari igihe hazaho igihe nyine nta kazi umuntu aba afite ariko umuntu aba afite intego y'ibyo azakora cyangwa ibyo azageraho kandi ntabwo nabura nta kazi mfite. Ntabwo wabura ahantu akazi. Yego. Hanyuma Gra tuvuga urugero uramutse ukundanye n'umuhungu sibyo ukumva ko we ashaka ko muhevinga fan cyangwa se agashaka ko mukora sex mutarabana wowe byumva gute icyo gihe? Ubundi mu muco n'ukwenda by'iminsi basa nk'aho bataye umuco ubundi na sex ntabwo yemewe mbere y'uko mubana. Njye byagorana ko natera iya mbere nkaka umuhungu sex byagorana. Kuri side njye sinabyakora wenda arabikora ariko kuri njye ntabwo nabikora. Ntabwo ushobora kubishaka kuba uri kumwe n'umukunzi muri kumwe cyangwa se umusheri wawe? Kuko nagize Imana wagira uwo musheri utazanywe n'ibyo urumva ugize Imana wakwifuza n'uwo musheri utabikwaka. Ariko nanone bitavuze ko haruza kuko azi ko wenda ibyo bintu utabikunda cyangwa kugira ngo akwereke ko ari umwana mwiza wowe ntimubikore ariko afite abandi babikora nanone wapi. Ariko mbaye mubonye atagira n'andi ajya kubishakira. Yego. Njye nashima Imana pe. Washima Imana. Ese Gara muramutse mubanye sibyo? Ugasanga yenda ibyo wari witeze ko abishoboye tuvuge kuri side y'ibyo ngibyo twerekejeho sibyo? Ugasanga nta na kimwe yenda ashoboye. Sanga okay arwaye twakwivuza. Keretse wenda ubwo arwaye mbese muri make arwaye muri make wamuvuza. Twakivuza. Oya buriya ibintu bya pase njye ntabwo mbikunda kimwe nuko nanjye ntatangamo umugenzi wanjye pase kubera ko buriya iyo umuntu mwihuriye na pase akenshi izira muri bya bintu ati karakana nakabonye gutya iki nyine pase akenshi wapepe ni bikeya bijyanye na pase nyine biba biramba cyangwa biba biri mu kuri. Rero njyewe ntabwo ibyo ngibyo njye nabyumva cyane ko ntanabikunda. Niyo mpamvu rero njyewe umuntu twihuriye tukaganira nk'abati n'umuntu namwishimiye cyangwa se namwishimiye biba byiza twihuriye. Ube watubwira inzozi z'umukunzi wifuza ukuntu yaba ameze ko yaba ateye niba ari umusore niba ari umugabo sibyo? Ndagira ngo uduhe details z'umuntu wifuza then unavuga uko yaba ameze. Njye icyifuzo cyanjye cy'umugabo wanjye cyangwa inzozi zanjye uzambera umugabo njye pe igihe ngezemo cyangwa nkurikije n'ibyo naciyemo ntabwo nkeneye nyine igihe ntabwo ndi muri cya gihe cy'imikino cyangwa urukundo rw'imikino. Kandi mu by'ukuri narababajwe pe. Rero ntabwo nkeneye umuhungu nyine uza kunyinisha nyine umuhungu nyine uri seri uzi icyo ashaka. Apana bino bintu twakundanye ejo twatandukanye ibyo narabihaze. Yes, ikaze ku Muranga Family TV ndabasuhuje kandi mbahaye n'ikaze mwebwe mwakoze subscribe muri abagaciro turabakunda cyane by'umwihariko Umuranga Family TV tubahoza ku mutima cyane. Nkuko muri kubibona kuri kamera z'Umuranga Family TV turi kumwe n'umukobwa mwiza bagiye gutangira abibwira atubwire n'imyaka ye by'umwihariko atubwire n'icyamuzanye kugira ngo abe yicaye first of all ku Muranga Family TV. Tuguhaye ikaze mukobwa mwiza. Murakoze, njye nitwa Grace. Ngo witwa Grace. Yego. Nkabanuye Kagugu, kavukire yanjye ni hano Kigali. Kavukire yawe ni hano i Kigali. Yego Grace ufite imyaka ingahe rero?
mfite imyaka 22. 22. Reka nangire nkubaza ngo Umuranga Family TV wowe umenye ryari, tubwire igihe womenyeye. Umuranga Family bishobora kuba atari igihe kinini. Yego. Ariko ku bw'ikibazo nayo mfite muri iyi minsi nyine hari ukuntu umuntu aba ari scrollinga nyine. Yego. Nayibonye mbona nyine wongerejwe kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva. Nyine nara scrollinze nyine mbonaho abakobwa nyine bakunda gushaka abakunzi. Bwa mbere ntabwo nabyitayeho ariko nyuma mu minsi yashize ko nemaze igihe kinini cyane sinagitoya. Yego. Ndi singo. Nza guhura n'umwe rero waje hano ku Muranga Family. Nyine ambwira story ukuntu nyine yaje hano aje gushaka umukunzi kandi bikaba byaraciyemo. Nabatse se ngiye why not ntaza ngo nanjye ngerageza amahirwe ndebe ko byakunda. Ugerageze amahirwe yawe. Hanyuma Grace ndagira ngo watubwira tubwiye bimwe mu byatumye nda uza kwicara ku Muranga Family TV, unatubwira ibyiza byawo. Iyo bavuze nk'Umuranga Family cyangwa se Umuranga, wowe wumva iki? Umuranga nyine ni ikintu gihuza abantu. Yego. Cyangwa nyine kiranga ahantu. Wenda ukaba wari ukeneye nko kumenya se runaka abahehe. Nka nyine uwo muntu cyangwa aho hantu nyine akavuga ati wenda nk'Umuranga uherereye KFC, uherereye mu mujyi. Nyine ni ibintu biranga ahantu cyangwa umuntu uranga ahantu nyine kugira ngo ube wahuza nk'abantu. Yego. Cyane n'ibindi bintu. Yenda Umuranga ni ikintu cyahozeho kera mu basokuruza cyangwa se muri basogokuru bacu, sibyo? Kuko kera umuntu yahuraga n'undi nk'uko ubu ngubu ahura n'umuntu akaba bakundana, ariko siko kera byahoze. Yabaga yakundana n'undi muntu, ahujwe n'undi muntu, akaba yavuga ati Grace ni umukobwa mwiza witonda, namuhuza n'uyu muntu bakaba bakundana, bakaba bagirana famille nini cyangwa se umuryango mugari. Sibyo? Icyo gihe wowe wabyumvaga gute? Yumvaga ngo Umuranga Family TV cyangwa se Umuranga? Nyine nkuko nakubwiye mbere ntabwo nabanje kubyitaho ko wenda mbere nari mfite umukunzi. Yego. Rero nkuko nakubwiye nahuye n'umuntu waje hano ku Muranga. Ku Muranga. Nanjye nagiye mbibona bimwe na bimwe. Yego. Nyine amubuhamya nyine bw'uko byagenze ko yaje hano yifuza umukunzi kandi akaba yarabonye uwo yifuzaga. Nabatse rero nanjye mu gihe byanze aho narindi cyangwa uwo twahuye nabatse nanjye kanze ku Muranga Family bamfasha. Reka nze ku Muranga Family babe banamfasha mbe nabona umukunzi. Hanyuma rero yenda abantu badukurikirana ku Muranga Family TV dushobora kuhita twibaza ngo Umuranga Family TV usibye kuba baguhuza n'umukunzi wawe cyangwa se n'umuntu w'inzozi zawe zifuza, sibyo? Mbere na mbere ikintu umuntu ashobora kuba yagukorera mukundana ukumva ko nyine like mutakundana ni ikihe? Tubwire nk'ibintu nka 3 cyangwa 4 niba binarenga watubwira. Tutakundana tutakomezanya nyine mukaba mutabasha kujya kuri date. Like yenda uhuye n'umuntu hano ku Muranga Family TV yifuje ko mwaba mwakundana, sibyo? Ugahita uvuga ati bitewe nuko ngewe n'umugabo w'inzozi zanjye zifuza, akubwiye nk'ijambo rimwe cyangwa se akubwiye nk'ibintu nka bingahe byatuma mudakomezanya, ukahita uvuga ati muratandukana cyangwa se ntago mukomeza urukundo rwanyu. Okay, cyambere ni imvuga ituyubashye. Yego. Like hari ukuntu uhura n'umuhungu bwa mbere mutaramenyana icyumweru kimwe 2 days. Nyine iminsi mike atari yinde kuvuga ati wenda n'umuntu turazana cyangwa turamenyeranye. Yego. Aga nyine akenshi abahungu baba bafite irari nyine. Hari igihe baba batagenzwa n'urukundo. Yego. Ukaba usanga ari agahararo karaho aza abona ibyo ashaka itagenda. Yigendera. Rero nyine iyo umuntu ubona atari serenge nta kintu twavugana. Ese umuhungu uri seriye wowe kuri wowe umubwirwa n'iki cyangwa se umubona uti?
imyitwarire yiwe uko mugenda muba muri kumwe nyine ubona se n'umuhungu ari seriye cyangwa ni ngombwa mu buzima bwanjye ugenda ubibona uko mubana nyine. Kuri wowe amafaranga urukundo ariko biranajyana iyo hari urukundo n'ayo mafaranga hari of course biba bijyanye. Iyo hari urukundo n'amafaranga aba hari. Aramutse gukunze afite urukundo tuvuge nda hano ku Muranga Family TV hari umuntu uri kukureba ashobora kuba yagukunze akaba yavuga ngo Grace namukunze sibyo Grace nishimiye ukavuga nishimiye ukasubiza yenda ntabwo uratubwira umugabo w'inzozi zawe wifuza ariko kuba byonyine ibyo uvuze birahagije akaba yavuga ati Grace kubera ukuntu yagiye asubiza n'ibindi byose byagenda neza. ansubiramo gatoya. Nakubwiye ngo yenda nk'umuntu dukurikirana ku Muranga Family TV yumvishe ibyo wasubije sibyo yenda inzozi z'umusore wifuza cyangwa se umugabo wifuza ntabwo urazivuga sibyo na kimwe uratubwira ariko bitewe n'ibyo umaze kudusubiza twagiye tukubaza yenda umuntu arahise avuga ati wow Grace namukunze ntabwo nshaka kongera kumva ibindi bintu ari buze kurenzaho byonyine ibyo yasubije birahagije sibyo ibyo yashubije birahagije. Mbere yo kuvuga inzozi z'umusore ushaka cyangwa se wifuza umukunzi wifuza ni iki kintu gishobora kukwereka ko umusore mugiye kujya mu rukundo byibura agukunda? Rero buriya biragoye nyine kumenya ngo umuntu arankunda by'ukuri cyangwa arambeshya. Yego. Kuko nk'uko tubizi wenda mu buzima busanzwe umuntu yaza akakubeshya akagukunda ukabyizera kandi atari byo. Yego. So rero none kubeshya ntabwo bimara igihe kirekire. Rero iyo agukunda nyine igihe kigena igihe mumarana cyangwa kikwereka nyine ibihari. Yego. Hanyuma rero akenshi iyo nka gutya kuba waza ukicara ku Muranga Family TV ukavuga ati ndashaka umukunzi umeze gutya sibyo ukavuga details ziwe wavuga ati nshaka umukunzi umeze gutya hari abashuti bawe bashobora kuba barumvishe ko cyangwa se icyo gihe wari ufite umukunzi bari bakuzi bakaba bakubona nka gutya kuri video uvuga ati nshaka umukunzi umeze gutya bakaba bavuga ati byibura wagiye kujya kuri kamera yutubwira tukakurangira umukunzi bakaba banakubwira ati wijyayo bakaba bakubwira ati wijya kuri cano kuvuga ati nshaka umukunzi akenshi ndakeka ko ibyo bintu abantu bamwe bashobora kuba babikubwira ati wijya ku Muranga Family TV turaguha passe wowe wizerera muri passe cyangwa se wizerera ku muntu wishakiye cyangwa se mwihuriye? Oya buriya ibintu bya passe njye ntabwo mbikunda kimwe nuko nanjye ntatangamo umugenzi wanjye passe kubera ko yego buriya iyo umuntu mwihuriye na passe akenshi izira muri bya bintu ati karakana nakabonye gutya iki nyine passe akenshi wapepe ni bikeya bijyanye na passe nyine biba biramba cyangwa biba biri mu kuri. Rero njyewe ntabwo ibyo ngibyo njye nabyumva cyane ko ntanabikunda. Niyo mpamvu rero njyewe umuntu twihuriye tukaganira nk'abati n'umuntu namwishimiye cyangwa se namwishimiye biba byiza twihuriye. We watubwira inzozi z'umukunzi wifuza ukuntu yaba ameze ko yaba ateye niba ari umusore niba ari umugabo sibyo ndagira ngo uduhe details z'umuntu wifuza then unavuga uko yaba ameze. Njye icyifuzo cyanjye cy'umugabo wanjye cyangwa inzozi zanjye uzambera umugabo njye pe igihe ngezemo cyangwa nkurikije n'ibyo naciyemo yego ntabwo nkeneye nyine igihe ntabwo ndi muri cya gihe cy'imikino cyangwa urukundo rw'imikino yego kandi mu by'ukuri narababajwe pe. Rero ntabwo nkeneye umuhungu nyine uza kunyinisha nyine umuhungu nyine uri seri uzi icyo ashaka yego apana bino bintu twakundanye ejo twatandukanye ibyo narabihazi yego. Rero umusore nifuza nshaka umusore nyine uzi icyo ashaka
uzi nyine ujya mu bintu azi icyo ashaka avuga ati iki kintu ngiye kugikora yego ejo bizagenda cyangwa kizagera hano nyine ufite purpose runaka yego apana wandi uzo nyine aje kuguherezaho cyangwa aje kuguteraho umwanya igihe umusore uzi icyo ashaka uzi gukora ufite mu mutwe mukuru mu mutwe nyine kurusha mu myaka kuko hari n'abakura ariko mu mutwe nta kintu kirimo yego njya nyine umusore ukuze mu mutwe utekereza wa musore nyine ufite inzozi si ejo hazaza uvuga ati uyu munsi niba nubatse fondasiyo ejo nzubaka igisenge nyine ufite ahantu ashaka kugera ko buriya hari ukuntu umuntu avuga ati wenda nshaka umusore w'umukire ariko umukire udafite mu mutwe arakena yego rero nyine nshaka umusore w'umukozi ufite mu mutwe ndetse nyine umusore wiyubaha utajagarara twizi kwiyubaha nimba uri umusore ufite abakobwa bagera muri 5 yego byitwa kugenda ubwa Clarissa ndagukunda Claudine ndagukunda mpaka hano ugasanga mbese muri make ushaka umusore udashurashura nyine utajarajara mu bakobwa yego wiyubaha uzi icyo ashaka uvuga ati uyu mukobwa ngiye kumudatinga Imana nibiduhera umugisha azanambera umugore yego ikindi nyine umusore muremure tari mugufi kuko umusore nsumba byaba ari ikibazo nyine ibindi byose ufite urukundo yego apana byandi baba bati n'umukobwa ni mwiza irari kazanywe n'irari nyine yamara ko nibyo ashaka agahita yigendera umusore ntabwo mukeneye pe ibindi byose dufatanyije dukundanye ibindi byose turabipangana cyangwa nyine tukabitekerezanyaho tugafashanya tukaba twabigeraho nyine nk'abantu babiri bakundana yego hari abakobwa benshi bakunze kuba bahura n'umuhungu akaba yamubwira ngo ndagukunda sibyo tumenyereye imvugo ngo bagarira yose ntabwo uzirizera cyangwa se ntabwo uzirizarumba sibyo umukobwa akaba ateretana n'abahungu bagera muri 5 ariko byibura afitemo umwe akunda cyangwa se yemera wowe icyo gihe ubifata gute cyangwa se like ubyumva gute kuba umuhungu yaza akakubwira ngo aragukunda yenda tuvuge umuntu akubonye hano ku Muranga Family TV ahise avuga ati Grace ndamukunze cyangwa se namukunze wakumva ko yahita gufatanya n'abandi basore n'abandi bakobwa bagera muri 4 cyangwa 3 kaba wa 4 cyangwa wa 5 icyo gihe urobyumva gute ngiye kuri Saidanye uko navuze ati sinyeneye umuhungu nyine ujarajara cyangwa iki ura mu buzima agaciro nawe ugahabwa n'abandi wowe ubwawe urakiha abandi nabo bagakurikira nyine bakabona kuguhereza agaciro yego rero ndumva kugira umuhungu umwe babiri 3 bangahe harabifata nk'ishema cyangwa nyine bakumva nyine wenda ni ibintu birenze ariko buri kwitesha agaciro yego maybe bishobora kutakugiraho ingaruka wenda kuko ntababizi ariko none byakugiraho ingaruka kandi bikakwangiriza ubuzima yego ndetse n'icyubahiro abandi bantu baguhereza muri society rero ntabwo ngewe nizerera nyine muri ibyo bintu byo kugira umuhungu umwe babiri 3 nyine njye ntabwo mbyizereramo nyine ngomba kwiyubaha yego Grace cyaba mu rugo wabo cyangwa aracumbitse cyangwa se arakodesha nemba mu rugo uba mu rugo ku myaka 20 yawe n'ibiri uba mu rugo ufite akazi muri iyi minsi ntabwo nenga afite ariko muri iyi minsi nakazi mfite muri iyi minsi nakazi ufite yenda tuvuge nk'umuntu udukurikiye aha ngaha yumvishe ibyifuzo by'umugabo wifuza cyangwa se inzozi z'umugabo wifuza aramutse avuze ati kuba Grace nakazi agiye sinamwemera cyangwa se akaba yavuga ati Grace nubwo nakazi afite yaza tukabana tukazamushakira n'ibyo akora cyangwa se akazaba afite amafaranga tukaba twashinga business urabyumva gute nk'umugabo aje akavuga ati Grace kuba ngewe ntakazi afite nta cyanwaye nta kibazo namushakira n'ibyo akora urabyumva gute ni byiza nubwo waza kuba wenda nta kazi mfite ntabwo yanyemera
uyu munsi uwo muntu ureba ukamusuzugura, yego, ejo ushobora kuzajya kumusaba service wandi wasuzugura ati uyu nta kintu yageraho, nta kintu amaze, yego, ntabwo uzi life yanjye, nta nubwo uzi intego zanjye. So rero nyine kubona akazi mfite ntabwo bivuze ko nabura icyo nkora cyangwa habuze ibyo gukora. yego, ndetse nyine kwa kundi babizi hari igihe hazaho igihe nyine nta kazi umuntu aba afite, ariko umuntu aba afite intego y'ibyo azakora cyangwa ibyo azageraho, kandi ntabwo nabura nta kazi mfite. ntabwo wabura ahantu akazi. yego. Hanyuma Gra, tuvuga urugero, uramutse ukundanye n'umuhungu sibyo, ukumva ko we ashaka ko muhevinga fan cyangwa se agashaka ko mukora sex mutarabana, wowe byumva gute icyo gihe? Ubundi mu muco nuko wenda by'iyi minsi basa nk'aho bataye umuco, ubundi na sex ntabwo yemewe mbere y'uko mubana. si wenda muri iyi minsi viziyo turimo biragoye, ariko nyine mu muco cyangwa nyine mu mizere undi nta mukobwa wishimira ko umuhungu azazanywe n'ibyo bintu mu gihe batarabana. yego, nubwo wenda hari igihe bibaho, ariko ntekereza ko nta muntu uba ubyifuza mu gihe ataragera ku ntego ziwe. yego, yeah. nta muhungu cyangwa se bibaye ngombwa ko ari wowe bimusaba mbere akaba nawe yanagukatira. akenshi mukunda gufata abahungu akaba ari bo muherezaho iyo side cyangwa se mukavuga ko ari bo babishatse mbere, kare bo babishatse ko mubikora mbere. bibaye ngombwa we kubimubwira bikaba ngombwa ko agukatira wowe wabyakira gute? akanyangase akakwanga. njye byagorana ko natera iya mbere nkaka umuhungu sex, byagorana. Kuri njye sinabyakora, ndarababikora, ariko kuri njye ntabwo nabikora. ntabwo ushobora kubishaka ubaye uri kumwe n'umukunzi muri kumwe cyangwa se umusheri wawe. unagize imana wagira uwo musheri utazanywe n'ibyo urumva ugize imana wakwifuza n'uwo musheri utabikwaka. ariko nanone bitavuze ko haruza kuko azi ko wenda ibyo bintu utabikunda cyangwa kugira ngo akwereke ko ari umwana mwiza, wowe ntimubikore, ariko afite abandi babikora nanone wapi. ariko mbaye mubonye atagira n'andi ajya kubishakira, yego, njye nashima imana pe. washima imana. ese Gara, muramutse mubanye sibyo, ugasanga yenda ibyo wari witeze ko abishoboye, tuvuge kuri side y'ibyo ngibyo twerekejeho sibyo, ugasanga nta na kimwe yenda ashoboye, usanga arwaye twakwivuza, keretse wenda ubwo arwaye mbese muri make, arwaye muri make wamuvuza. twakivuza. ubwo niwe wavuza ntabwo of course yaba ari inshingano zazo, twaba turi kumwe namuvuza, wamuvuza. yose bakunzi bo ku Muranga Family TV, mwumvishe Grace ko afite ibitekerezo byiza, cyangwa se n'umuntu wakuba ku rugo aramutse abonye uri seriye. ese tuvuga urugero, ni ryari wakumva ko wakora ubukwe sibyo, cyangwa se wakumva ko kuri wowe igihe runaka uvuga ati iki gihe kigeze ndi mu rukundo n'umuntu twakora ubukwe? ni ryari mwaba mumaranye igihe kingana iki? tubwire. rero ahantu hari urukundo cyangwa nyine iyo mukundana, yego, akenshi murabizi ko ari nkaho mama ufite decision, ari nkaho mama ufite decision cyangwa uruhare runini n'umwanzuro. ku bahungu nyine ni nkaho ari mwe mama ufite decision ya nyuma cyangwa icyemezo kuri ibyo bintu byo kubana. yego, rero umuhungu yaguporopoje ko mubana nawe umukunda, yenda hatarimo ibindi bintu, umukundana nawe ubona ko agukunda. ntekereza ko nyine njyewe nta gihe runaka tumaranye umwaka dukundana, kandi mbona ko ibyo bintu ari ngombwa, twabana. mwabana nubwo mwahura mukamarana ukwezi, like akakubwira ibyifuzo bye, uko kubona ibitekerezo byawe sibyo,
ko baravuga ngo abahuje ibitekerezo babumwe sibyo ubwo muramutse muhuye kumva ko nyine muhuje ibitekerezo ukumva ko naho akubangamiye naho umubangamiye mwabana buriya mu mubano cyangwa kubaka ni ikintu nyine ni ikintu gikomeye nyine muba mugomba gutekerezaho muri babiri se mukareba ejo muri babiri ejo muzaba 3 4 cyangwa 5 mwanza kwicara nyine mukareba se ako kanya si ibyo bintu ni ngombwa ngo bikorwe nimbenda uko kwezi tumenyanye ushaka ko tutatubana tubanza turebe se Grace na runaka ese dufite aho kuba ese dufite izenego mu buzima ese akazi dufite ejo katubyara ibindi bende twaba twabasha kurera abana bacu ese tuzabasha kwishira ishuri ry'umwana ibyo ngibyo mwabiganira mukabana mubifitiye igisubizo murabana cyangwa kimwe mukaba mwafata decision mukongera igihe mukaba ari ibyo mwabanza gukemura mubona bitagenda neza mu mubano wanyu cyangwa kugira ngo mubashe kubana. Abakunzi b'Umuranga Family TV nizere ko bumvishe details z'umusore wifuza cyangwa se umugabo wifuza ariko hari akantu nigeze nkubaza ese abaye ari umugabo ufite umwana uri divorce wavuze ko kuri side y'abasore ese we wamwemerera mwabana afite umwana bimeze bite? Ngiye kuri side yanjye abaye ari umusore byari byiza ukuri ayenda umukobwa nta mwana mfite ariko nanone ari umusore ari ukuntu nyine biba byaragoranye nakaba yakubagana afite umupeti afite umwana ku ruhande ariko nyine none akiri mu cyiciro cy'abasore nyine yenda atari yubaka ariko afite umwana ariko yabimbwiye ko mbimenye nyuma na twabipfa ubwo ikiza nuko yabikubwira mbere yuko yabimbwira mbere nimba nkumva nimba nabasha kubihandoringa cyane nabasha kubana nawe mbyihanganiye nawe byakunda ako mu divorce no ubwo bivuze ngo mu bantu bo ku Muranga Family TV niba uzi kuri umudivorce Grace niwirirwe umukunda cyangwa se niwirirwe uvuga ngo namukunzi ubwo bivuze ngo urabarirwa mu basore gusa cyangwa se ku muntu utarubaka urugo abaye yarubatse urugo sibyo bikanga ariko atarabyara nawe nta kibazo ari divorce neso icyatumye atandukana n'uwo urumva bivuze ngo ashobora kuba yarashatse umugore bagahita batandukana mbere yuko babyara cyangwa se amutera inda umudivorce no Okay, abakunzi bo ku Muranga Family rero TV reka mbabwire ngo ibiganiro byo ku Muranga Family TV byo nakagaruka umuntu wese waba wakunze Grace twandikire muri comment aba harimo link ya WhatsApp ashobora kujoininga muri group akaba yatubwira ati Grace namukunze tukabahuza nta kindi nta mafaranga bisaba kugira ngo tubahuze n'uwo akunze nta na kimwe bisaba usaba kuba ufite umutima ukunda nta kindi. Abakunzi bo ku Muranga Family TV rero reka mbabwire ngo turabakunda cyane mukore subscribe turabakunda cyane Grace reka tugushimire rero namwe mwakoze cyane.